Cedric na n'ubu ntarasobanukirwa ko ibyo Jack yamukoreraga ari hohoterwa. Nadine ngo afite imari ishyushya agurisha. Ni iyihe se mama? Kurikira ikinamico Urunana. Have Patrick, uhanagure neza utankura ku biryo kabyarawe. Noneho nurangiza ibyo bicupa byashizemo produit, uhita ubishyira muri kiriya gifukado cy'imyanda bazabitwarire rimwe. Ura mufuka suri imisatsi n'indi myanda ibora se? Yego nyine. Oya Nadine, mabuje yavuze ko tutagomba kuvanga imyanda ibora n'itabora. Ntitwabirengaho rero kandi yarabitubujije. Imyanda yose ni imyanda Patrick. None se urumva twohereza bimwe ibindi bikasigara hano. Reka ubunebguza ndi n'imifuka dushyiremo aya macupa Nadine. Inzuma n'indi myanda itabora kwayo. Nta wundi mufuka nabona Patrick. Buri bushize nabishyize ukwabyo kuko yari ahari. Kuri Nadine imyanda yose ni imyanda. Niba ushaka kundi mufuka ujye kuyiwizanira. Ye, ariko ntukajye ubyimba ngo ukabye Nadine. Mabuje aratanga amategeko kwishyiraho ayawe. Mabuje se si umuntu nkanjye ajya avana ibyaho bana. Gusa tuve muri ibyo nawe warampemugiye niyo yayo. Ngiye Patrick nguhemukira. Sinjya nshinye inkoro mbeshyira abagenzi banjye. Oya da simvuze ko ujyuntiranye na Nyensi. Ndivugira ya gahunda nakubwiye ya wa murimo. Kuko se uwo murimo wawe urashaka kugurisha. Umva sha, nese nabikubwiye nyina. Kuba biryamishije byagenze bite ko nteneye kashi cyane Patrick. Se cyangwa ko ari kwiyemera nta bukomisiyoneri bwawe. Ngewe Patrick. Uzabazi no hose Patrick ndazwe. Ahubwo nabonye itongeye kugira icyo mbwira ngira ngo warikiniraga. Reka nta kwivugira rwose. Ndashaka amafaranga. Mbonye uhangurira nahita marya pe. Ibyo nabyo tuze gushaka umwanya ujye kuhanyereka. Ahubwo mbwira Nadine ni hehe? Ko atari kure cyane se nugucunga muri amasaha mabuje abahugiye mu kazi. Tukurira utugare nkajya kuhakwereka. Mu minota mike twaba tugarutse. Nese dupange tuze kugerayo. Uhanyereke maze rengo mu minsi ngenda bangushaka umukirwa uhakashe. Umuvuzi ko mbona adashaka kwicarara. Uravura uhagaze ko ngo uhaye agatebe ukakareba gusa wa mubyeyi we. Ntacyo reka nicare. Icara rwose. Gusa ugira vuba n'undi mwana ashaka kujya gusuzuma hirya aha kandi ndashaka gutaha karuru zuba rutarakara. Reka nta kindi nzareka muhamagara muzane. Mutesi we. Karame. Yewe zana uwo mwana umuvuza mudusuzumire turebe icyo arwaye. Mwaramutseho. Waramutse neza. Hereza uwo mubyeyi turebere icyo umwana arwaye. Murebwaye. Karame. Sinzi ikintu cyapfiriye hano kuko hari umuntu ukabije pe. Nukuri pe banzi ukora isuku neza ure n'ahantu hose ko nta kintu cyahaguriye cyangwa abo bana bakaba bahitumye kuko sinabasha kwicara ahantu basuzuma umwana. Ariko se Mana yanjye buko ko nagucumuye hirya. Erega wa mubyeyi wa muri urugo twarahuritse. Uwo muntu kumva se uw'umwanda wundi ni ukubera uburwayi bwa nyina w'akatari. Uburwayi se butuma nukabigeza aha n'uburwayi bumeze buti. Yahuye n'ibyago byaruye umwana arwara fistile kandi nyine yarivuje ariko ntakira. Nukwihangana sinari nabimenye disi kandi nawe mbabarire suko umwinuka rwose. Nta kundi yagira nyine agomba kubimenyera nubwo ibi bitamenyerwa. Ahubwo se umwana urabona ameze ati? Umwana nyine biragaragara ko arwaye ariko ndacyari kumusuzuma ngo ndebe icyo arwaye. Ararira rigatandukana. Umubonye wese atubwira ibye. Hari abavuga ngo arwaye uburo, abavuga ibiki. Rwose ndagira ngo mudusuzumire neza. Ntabwo ari uburo. Ni ibikize? Ari bwo naba nabubonye. Ahubwo reka ndebe mu kanwa ko atari ikirimi. Turebere wo kabyara we. Uyu mwana araturuhije wa mubyeyi we. Kuva yavuka ntagira ubuzima bwiza ntabe na rimwe. Ego Mana yanjye. Murebwaye. Karame. Ko murafuwa kanyagoma. Dute niko. Umwana arwara ibyinyo muri abantu bakundi mubibone koko. Ayiwe nibyo koko. Uzi ko namurebye nkabikeka nkanabibwira Mutesi wo nguwo. Ariko ruremesha we ntanabyemera rwose wa. None koko nibyo arwaye ibyinyo. Ibyinyo se singiye ibintu byigaragaza koko. Uziko gutindana umwana urwaye ibyinyo ari bibi. Nyine urumva narabibonye ariko sinabyemeza kubera ko ntabisobanukiwe neza. Uremesha rero mpakanije numva nta kindi nari gukora. Ni mubanze mwishyira yo kumusuzuma rero noneho ejo ndi muzamuzane muvure. None se kuki utahise umuvura kandi wabonye indwara arwaye? Ikibazo sinagendanye ibikoresho kandi ejo hari umuntu uzajya gushyingura ntimwambona. Urumva rero muzamuzane ejo bundi nagarutse. Uko bwije bugacya ko ariko umwana wanjye arushaho kuremba urumva azageze ejo bundi akiri muzima wa mubyeyi we. Ariko se ubwo niho icyo nkubaza Nadine.
umurima wawe uva he ukagarukira hehe? umva Patri, uva aho ngaho uhagaze ugatambuka ukagera kuri uriya muyenzi ugahindukira ukagera kuri uriya musave, uwo musave uri imbere yawe. Utambitse gutya na hariya hahinze imyumbati harimo cyangwa ho nahundi? Naho harimo nuko nahaye umuntu akahihingira imyumbati kuko ngiye guhinga babizi byarananiye. Ahantu nyamara haratubutse da. Nahoze ngira ngo nakano k'amafuti ariko mbonye ari hanini. Amafuti? Ariko ubanza Nadine utamuzi Patri. Gute se? Yari kumva akano k'amafuti se nkakemera. Ndabizi ko utoroshye bye. Kare. None za urashaka mangahe Nadine? Ahubwo wowe umenyereye iby'ubutaka urabona bazampangaye. Ntugire ikibazo ngenzi kugurisha imari. Nzashaka kuguha menshi kugira ngo ntwareho nibura 10% rya komisiyo. Urumva? Icyo nshaka ko kumenya nta mafaranga udashobora kujya munsi. Ubu se mburani nkangaye ntajya munsira nk'ibihumbi 370 na 50 wenda. 3 ko ari menshi azavamo. Okay. Azavamo Patri. Nta kibazo ariko. Hasigaye kirebana n'ibyangombwa. Ibyangombwa by'ikize. Nyine ndakubaza niba ufite ibyangombwa byaho. Siranga muntu se cyangwa yinda yifite. Shanadi uri umuti wamenyo pe. Ndakubaza niba ufite ibyangombwa by'ubutaka bikwanditseho kuko nibyo bigaragaza ko ari ubwawe koko. Ibyo ntabyo mfite sinzi naho bitangira Patri. Gusa ubutaka bwo n'ubwanjye bwose nabuhawe na Stefano. Tugerageze turebe ko umukiriya aboneka gusa byo rwose ibyo ntibihagije ngo byemeze ko ari ubwawe. Bishobora no gutuma igiciro cyabwo kigabanuka. Oya nta kugabanuka Patri. Nose ubutaka maranye imyaka irenga ingahe. Abuhinga bose ningiye ubatira. Urumva rinde wabihakana ko atari ubwanjye. Nawe twatikanyije bose barabizi ko hano arahanjye. Urumva? Ndabyumva ko ubutaka ari ubwawe ariko nyine mu mategeko ubutaka butakwanditseho ntibuba ari ubwawe. Ariko nanjye ndakoresha ubukoboyi bwanjye ntugire ikibazo da. Umukiriya azaboneka. Gusa nugushaka umukiriya ukoresheje ubwenge Patri. Ujye kumushakiraho Stefano cyangwa za nshuti ze zira hafi ziba kuko sinshaka ko amenya ko ngiye kuharya rwose. Urumva? Kubera ikize kandi arahawe yarahakweguriye. Oya umwihore ntazamenye uko byagenze. Azashiduke narahariye byararangiye. Abantu ntiwabizera ashobora kubizana agatangira ibintu bya rwaserera. Urumva? Unuma hehese. Ndagira ngo ngiye mu isoko uzane imyumbati dusheshe ubugari. Naho njya. Ariko Cedric mwana wanjye wabaye ute koko? None se nutuzana iyo myumbati ngo tuyisheshe. Tubone ifu tuzarya muri iki cyumweru. Urabona bizagenda bite? Naho njya yewe kereka ninjyayo nijoro. Nose Cedric isoko rya nijoro riho koko? Nuko rero ntabwo byashoboka. Nifitiye isoni zo kujya mu bantu. Ariko rero nukuriye kugira isoni mwana wanjye. Ibyabaye byarabaye kandi byararangiye. Byararangiye se ubu ngiye hanze babura kunjomera. Ubu ni se kuguma mu nzu byo bizakemura iki? Inkuru zabaye kimomo ku musozi wose, Jack yarafunzwe, urumva se icyo gihisha ni iki? Nuko rero ndeka nigumire mu nzu aho nahura n'abambaza ubusa. Ugomba kuva mu nzu Cedric, ukabonana n'abantu, abaguseka bakaguseka, abagusereza bakaguserereza, bigashira, ukagaruka mu buzima busanzwe. Impamvu uvuga gutyo nuko atari wowe byabayeho ngo ubyumve ukomerewe. Cedric, simva ngo wakoze ibintu byiza abantu bazagushimira, sibyo? Ndavuga ko byabaye kandi byarangiye. Wowe ugomba kuzirikana, urumva, nuko udasubira mu bibi nk'ibyo wakoze. Nakubwiye ngo agaha kari ku wundi karahandurika. Ubu se nzayangenda mbwira Nyarurembo ngo umwinseka narihanye ntabwo nzongera gukora ibi nk'ibyo nakoraga mbere. Ntacyo uzababwira ahubwo wowe uzabibereka ko wahindutse babibone, sibyo? Kandi umenye ko igisebo cyinshi kiri kuri Jack kuruta uko kikuriho. Okoye. Ibyo nkubwira hano kuri Cedric. Abantu bose bagaya Jack kuko ari we mukuru. Ntiyarakwiriye kukujyana mu ngeso mbi nka ziriya uri umwana w'uruhinja. Urarushywa n'ubusa mama. Wavuga utavuga naho njya. None se Cedric, ko udashaka kudufasha ngo turebe uko twabaho muri urugo koko? Icara wishime niba ari ukunse byashakaga bigezeho 100%. Ndeka rero nibane n'igisebo cyanjye uko wabiteguye. Wiza kunyina ku mubyimba rero. Cedric mwana ngize umva rye ariko nta kwanga koko. Ibyo nakoze byose nari ngamije gutabara. Dore ya myenda rero rapfubije ukabeshya ngo ntigica mute. Urabona sidake wamenya ko ari yayindi. Yewe nawe miseke ndarwana. Undi si mimesere yanjye nihe n'izi imbaraga zibarirwa ku ntoki. Nibyo koko nta kabaraga ufite ko kuvuguta mute. Gusa utaho kugira ngo yipfubye ugirunda ubundi ntumeho Petero nze ngufashe tuyimese. Umwanzi wese arakabura umuvandimwe pe. Ubuze ukuntu numva nishimye Beni. Birumvikana ntiwabona umuntu ugufasha imirimo yari yakunaniye ngo ubure kwishima.
Yego kuba wamese biranshimishije ariko cyane cyane kunsura ukanganiriza tukagumana utanyinuka ndumva ari ibindi byishimo byamaye. Ese muti hano nta wundi mujya muganira ngo mwisanzureho? Icecekere mwana wama. Ijoro ribaruwa riraye. Uziruremesha uraha. Niyo duhe nitambukira gusa itamukorwa hafi kuruka. Birumvikana kutorohewe pe. Gusa n'ubundi warihanganye komeza wihangane. Ariko rero nawe ujye unyarukuza unsure tuganire dore iyo waje hari ukuntu numva nishimye nkaboka nkongera nka umuntu muzima. Mute nanjye simba norohewe n'uturimo two mu rugerega ariko umura nzajya ngerageza uko mbishoboye nze nkuganirize. Nukuri pe kandi ubu noneho ndakumuriwe kurushaho ko umwana wanjye basanze arwaye ibyinyo. Wavuye kwa muganga se? Oya, ibyinyo ntabwo bivurirwa kwa muganga Beni. Hari umugore uvura indwara z'abana niwe mama wa Petero yazanye aramusuzuma asanga arwaye ibyinyo. Ejo bundi rero tuzamujyana babimukure. Oya mute, ntuzajyana umwana kuri uwo mugore. Uzajyana umwana kwa muganga nibo bavuzi bizewe kandi bemewe. Beni, ubu ko kuyobeye ukuntu nuka ntabwo natinyuka guye ku mwana ngo njye ahantu abantu bari. Nose murebwa yire kuki atamujyana nkuko asanzwe amujyana kumukingiza. Simbizi nzamubaza numve Beni ariko ashobora kutabyemera kuko uwo mugore yatwanangirije ngo ntituzamujyane kwa muganga. Ntabwo wajya kuvuza umwana amagendo ngo nuko udashoboye kumwigereza kwa muganga mute. Nabyanga uzambwire nze mukujyanire. Ndaza kubimubwira numva icyo abivugaho. Nta kumva icyo abivugaho rwose mute. Byanze bikunze umwana agomba kugezwa ku kigo nderabuzima akavurwa n'abaganga b'impuguke babyigiye bazi ibyo bavura. None se uzifungira mu cyuma kugeza ryari Cedri? Ko nakwiyamye wahagurutse ukagenda. Ntabwo nakureka nakubwiye kuri Cedri. Kuko nyuma y'ibyabaye aho kugira ngo we muzima ndabona ukomeje kujya habi cyane. Niba ariko akuru usanzwe umbwira ndakuzi kandi nta kundi nshaka. Wambwiye ko gufungisha shere wanjye ko ari ukungira neza kandi narabyemeye. Ikintu nshaka wo ni igiki wahagurutse ukagenda. N'ubu ndabisubiramo ko ibyo nakoze kwa kukugirira neza Cedri. Ese rero n'ukuntu Jackie yaramaze kukwangiza. Anyangiza ate? Ibaze ko nta nibyo ubona. Cedri none ko guta umutwe ukava mu ishuri kishura mu biyoga kugeza aho nta muntu n'umucyo byose byatewe n'uriya mugore. Ese abashaka ko mbubaha n'iki cyabonzi? Ninde wagize icyo amarira simwubaye? Heri umwana w'ikinyafura agomba kubaha abantu bose atitengukana kampaye iki cyangwa yampaye iki. Rero ndagira ngo nkubwire ko ibyo wita bibi wankijije ari byo byatumaga ubuzima bwanjye bugenda neza nkabasha kubaho nk'abandi basore ntacyo mbuzi. None ubwo ni ngiye waguhemukiye. Icyo mbajije nicyo gisubizo. Ariko Cedri waretse ukomeza kumbabaza mwana wanjye koko. Ubu se iki cyane kukugirira nabi. Ikindi se n'iki usibye ishyari wangiriye. Wabonaga mbayeho neza nambaye inkweto nziza nta igusabye ipantaro nziza n'ishati nziza rigiye bibarizwaho ukumva birakurya ahantu. Ntabwo nakugira ishyari Cedri. Ngize amahirwe ibyo bintu ukabona ari wowe wabyishakiye mu nzira nziza nanjye byantera ishema. Ariko sinari kwihanganira ko n'ubifite nzaho byaturutse ngo nkureke ukomeze wangirike ndeba. Ubuse ko wangire neza ukanandukanya n'umukunzi wanjye. Ibyo byose yampaga uzajya ubima. Ibyo ushoboye nge nzajya mbigwa Cedri. Ibyo nashoboye nawe uzajya ubibona ko ntabikwimye mbifite. Kandi rwose humura pe nzakora uko nshoboye kose ntacyo uzifuza. Uzajya ukora uko ushoboye kose ntacyo nzifuza. Ubuse nta miti yari miti ntayo ngurira ngo uzambonera urukweto rwizara. Nakubwiye ko iby'ingenzi nzabikubonera Cedri. Ntabwo miti yari ikintu ukeneye cyane ku buryo nagisha mu by'ingenzi ngomba kugushakira byanze bikunze. Nuko rero warakoze gufungisha sheri wanjye. Nizere ko wanezerewe kandi. Gusa nkubwize ukuri. Ibi bintu nkoreye Imana izabikubaza. Ibikise ngukoreye Cedri. Imana izamaze ko nagutabaye nkagukura mu nzara z'umugore w'umugome washaka kwangiriza hazaza. Umva kwigira mwiza ye. Imana izakoza ubugomo nkoreye bwo kunkura amaboko y'umuntu waneguraga azaza hazima kugira ngo mpindure imbwa nzasaze nsabiriza ntacyo nigejejeho. Izi mpaka za Mugeni na Cedric zizagarukira he? Ubona se hakorwa iki ngo Cedric asobanukirwe ko ibyo Jackie yamukoreraga byari hohoterwa? Naho mu kiganiro Urunana cy'ubutaha. Ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication ku nkunga ya USAID binyujijwe muri gahunda y'ingobyi activity na Aurora Wihaze mukayikurikira kuri Radio 10 kuwa gatatu no kuwa gatanu saa 11:15 z'umugoroba. Ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube kwigeraho no kwandika ijambo Urunana Official maze ugatanga n'ibitekerezo. Uramutse kandi ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho, wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri page yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana.
dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho ubutaha.